turabakiriye bene data bakunzi bacu, tubaye ikaze umwanya muto tugiye kumarana. Mwegere abashitsi, abasangwa, niba uri umushyitsi kuri cyane tuguha ikaze, aribwo bwa mbere bigezeho, kandi nimba aribwo bwa mbere ugezeho kuri subscribe. Ikindi, ijwi ryanjye ntabwo risukuye cyane, ntabwo rimeze neza, turihanganirana muri ibyo byose. Nk'ibisanzwe rero, mbere yuko tuganira turabanza twihanganisha abantu baba barwaye, abantu baba bafite ibyago mu buryo butandukanye, wapfushije se, ufite umuntu uri mu bitaro, uri mu bibazo, mbese ntabwo umuntu wese utishimye, umuntu wese ufite amarangamutima atishimye, turabwira ngo pole, nuko bijya bimera, uko bimera, ariko Imana izongere kandi ikabitunganya bikamera neza. Muri ibyo nayo bavuze ngo sinzi uko ujya ubigenza nuko ubikora, ariko iyo utegetse bijya bitungana. Imana rero ijya ibitunganya. Niba uyu munsi ureba bidatunganye, gira ibyiringiro by'ejo hazaza ko Imana izabikora bikagenda neza. Rero reka dusenge niturangiza tuganire ku ijambo ry'Imana iminota mikeya cyane, kugira ngo ntaza kubarambira. Mwami Imana yacu, dushimye kuri Imana yo kwizerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dushimye ko ari ishingiro ry'ibyiringiro byacu Mana, dushimye ko ari ibyishimo n'umunezero wacu Mana, dushimye kubw'uyu mwanya mwiza Mana duhaye kugira tuganire ijambo ryawe. Reka mukunzi wacu, imbaraga z'umwuka wawe ziriherekeze, ridaherekejwe n'umwuka wawe Mana nziza we, n'amagambo nk'ayandi aho rizaje ritandukanira n'andi magambo Mana, nuko hari izindi mbaraga Mana zishobora kuriherekeza ikagera mu bugingo bw'umwana w'umuntu Mana, rikagira ibyo byahindura, rigatera umunezero n'ibyishimo ku bayibuze, rigatera ibyiringiro wa Mana nziza kuba bikenye, rigatera kwiringira wa Mana nziza kuba gukeneye. Ngaho rero Mana nziza, niyo mpamvu ngusaba umwanya nk'uyu ngo imbaraga z'umwuka wawe zibane natwe, umusobanuzi mwiza ari wo mwuka wa Mana abane natwe uyu mwanya, kugira ngo wa Mana yacu abo tugiye kuganira nabo bose, abumvira ijambo bose Mana rigira icyo ribamarira mukunzi wacu. Ngaho usabye twizeye Mana yacu kubanye natwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nk'uko rero nari maze kubivuga, nari mvuze nti ndihanganisha abantu baba batishimye, abantu bafite amarangamutima atishimye, abo umaze iminsi myinshi mu bibazo ntiwishimye, ufite umurwayi ntiwishimye, wabuze umuntu ukunda ntiwishimye, rero wihangane. Niyo mpamvu tugiye kuganira uno munsi ku ijambo ritoya cyane mu gitabo cy'Abaroma, hanyuma dukomeze nze kurangiza ntabarambiye. Kadusome igitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 35. Kiravuga riti, haravuga ngo, ninde yadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Kanongere nsubiremo, Abaroma 8:35. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukurenganwa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Uyu munsi nifuje ko tuganira ku rukundo rw'Imana. Nifuje ko tuganira ku rukundo rw'Imana, tumenye ubugari bwarwo nuko rujya rugaragara. Urukundo rw'Imana rurenze uko twebwe turutekereza abana b'abantu. Urukundo rw'Imana rurenze uko turubona, kandi rutandukanye n'urukundo rw'abana b'abantu. Urukundo rw'abana b'abantu akenshi usanga abana b'abantu bagukunda mu gihe umerewe neza. Abana b'abantu bagukunda mu gihe ukunditse, mu gihe bafite icyo bagushakaho, mu gihe bafite icyo bakubonaho, nicyo gihe abana b'abantu bagukunda. Ariko urukundo rw'Imana rutandukanye n'urw'abana b'abantu, kubera ko Imana yadukunze nta kiduciye. Imana idukunda nta kishingiyeho. Imana ntidukunda kubera ko dutunze amafaranga menshi. Imana ntidukunda kubera ko dufite amazu n'amamodoka. Imana ntabwo idukunda kubera ko dufite amagara mazima. Imana ntidukunda
ibyo twashingiraho byose, Imana ntigira ikintu na kimwe yashingiraho, igishingiraho kugira ngo idukunde. Niho rero urukundo rw'Imana rujya rutandukanira n'urukundo rw'abantu, kubera ko urw'abantu rwo rushingira kuri ibyo byose. Umuntu ajya akunda umuntu ukunditse. Uzasanga abakene bagira inshuti nkeya, abarwayi bagira inshuti nkeya, uzasanga abantu badafite icyo bakuraho bagira inshuti nkeya. Kubera iki? Urukundo rw'abantu akenshi rujya ahakunditse. Urukundo rw'abantu rujya ahakunditse. Hano rero Pawulo we agere mu nzu y'imbohe arandika, aravuga ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo nasomye uriya murongo wa 35 kugeza kuri 38. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Aravuga ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo Yesu Kristo, ikamutanga ku bwacu twese, aravuga ngo izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose dukeneye? Murebe ubugari bw'urukundo rw'Imana. Imana ntiyigeze igundira umwana wayo Yesu Kristo, umwana w'ikinege, imutanga ku bwacu twese, kandi turi babi, tudafite icyo yashingiraho, tudakunditse mu maso hayo. Iduha umwana wayo kugira ngo aducungure. Hano Pawulo aravuga ngo ubwo Imana yarenze ku bubi bwacu, ikaduha umwana wayo umwe w'ikinege, tudakunditse, izabuzwa n'iki kumuduhana na biriya byose bindi dukeneye? Ikintu rero cyanteye kugira ngo tuganire kuri iri jambo, nuko abantu benshi iyo tugeze mu bihe by'ibibazo, iyo tugeze mu ntambara, iyo tugeze mu bihe bituremereye, hari igihe tujye dutekereza ko Imana itadukunda, hari igihe tujye dutekereza ko Imana itakitwitayeho, hari igihe dutekereza ko Imana yadukuyeho amaso. Nyamara ntabwo ari uko bimeze. Kubera ko urukundo rw'Imana, ntabwo Imana idukunda kubera ko tumeze neza. Iyo Imana idukundaga kubera ko tumeze neza gusa, nta bitandukaniye n'abantu, nta bitandukaniyeho na Satani. Kubera ko Satani bino bintu byose dutekereza ko turebera urukundo rw'Imana mu bihe dufite, mu gihe akazi kari kugenda neza, mu gihe dufite imishahara myiza, mu gihe twambaye neza, mu gihe turi mu mazu, mu gihe mbese mu gihe twaguze imodoka nshya, mu gihe turi amahoro mu rugo nta murwayi, akaba aribwo dutekereza ko aricyo gihe Imana idukunze. Aho nta gitangaza, kubera ko Satani nawe ajya abikora. Satani ajya atanga amazu, Satani atanga amamodoka, ajya atanga utuzi twiza, arabikora. Ariko ahantu urukundo rwa Satani rutajya rugera, nuko Satani nta na rimwe ajya atabara umuntu uri mu bibazo. Ntibikunda. Satani ntajya atabara umuntu uri mu bihe byo kuremererwa. Hoya, ntibijya bikunda. Ajya guha ibyo, ashobora kuguha ubutunzi. Satani yaguha amazu, yaguha amafaranga, yabiguha, ariko nta mahoro yo mu mutima azaguha. Ibyo ukunda. Rero Satani ntabwo ajya atabara abari mu bibazo. Ntashobora gutabara umuntu ubuze amahoro ngo yamuhe. Satani ntabwo yatabara umuntu uri ku gisasiro cyo kwa muganga ngo hamukure. Satani ntabwo ashobora gutabara umuntu wabuze uko agira ngo bikunde. Hoya. Urukundo rw'Imana rero nidushaka kurureba neza, tujya turebera urukundo rw'Imana mu bihe bikomeye, nibwo urukundo rw'Imana rujya rugaragara cyane. Muri bya bihe twumva ko tudafite inzira, icyo gihe tugomba kubona urukundo rw'Imana. Muri bya bihe twabuze amahitamo ko tugira, niho hantu tugomba kubonera urukundo rw'Imana. Niho hantu haba urukundo rw'Imana. Kubera iki? Imana yabwiye Abanyezirayeli ibakuye mu Giputa, irabajyana ibageze mu butayu, ku manywa ikababera inkingi y'igicu, nijoro ikababera inkingi y'umwijima. Kubera Imana yari izi neza ko ku manywa Abanyezirayeli bazagera igihe cy'amanywa, aho izuba ryakana ubukana bwinshi,
aho ubushyuhe ari bwinshi ikababera inkingi y'igicu. Urwo ni urukundo rw'Imana tugomba kubonera mu gihe cy'ibibazo. Imana ntabwo yanze ko abanyezere banyura mu butayu, ntabwo yabyanze. Nta nubwo yanze ko izuba ribakira, bakiwe n'izuba n'ubushyuhe bwo mu butayu. Ariko muri ubwo bushyuhe bwo mu butayu n'ubukana bw'izuba, Imana igira gute? Ikababera inkingi y'igicu. Nijoro Imana ikabera abanyegiputa inkingi y'umuriro. Kubera iki? Mu ijoro ntabwo ubasha kubona aho unyura, ntubona aho ukandagira, ntubona inzira. Mu ijoro uba ubundikiwe n'umwijima, mu ijoro ubura uko ugira, mu ijoro ujya ubura inshuti, mu ijoro ubura uwakuganiriza, mu ijoro ubura uwaguhumuriza, mu ijoro uba uri wenyine. Noneho Imana muri bya bihe by'ijoro mu gihe cy'umwijima ikababera inkingi y'umuriro, ikabamurikira inzira. Umuriro wajyaga uje kubamara imbeho yo mu butayu kandi ukaza uje kubamurikira inzira. Rero twige kuzajya tubonera urukundo rw'Imana mu bihe bikomeye, kubera ko ariho urukundo rwa Satani rutajya rugera. Hari abantu Satani ajya babeshya ko abakunda, kandi Satani nta mbuto y'urukundo agira, akababeshesha ibifatika bigaragara by'igihe gitoya kandi bifite ingaruka mbi. Ariko rero urukundo rw'Imana rwo rujya rugenda rukadusanga mu bihe, muri bya bihe turemerewe niho rujya rudusanga. Dore uko yabwiye abanyezere, yarabwiye ngo nzaba ndi kumwe nawe, nimunyura mu mazi ntabwo azabatembana, nimuca no mu muriro ntabwo muzasha. Kuvuga ngo umuriro muzawunyuramo ariko ntabwo muzasha, murarinzwe. Amazi muzayanyuramo ariko ntabwo azabatembana, murarinzwe. Urukundo rw'Imana mu gihe cy'ibibazo. Twige kubona urukundo rw'Imana mu bihe by'intambara. Wige kubona urukundo rw'Imana mu gihe wapfushije. Amaso yawe ahumukire kubona urukundo rw'Imana mu gihe urwaye. Ubone ko Imana ikwitayeho mu gihe wabuze inzira, mu gihe wabuze uko wagira, mu gihe uri wenyine. Ubone ko Imana ikwitayeho. Umunsi uzahumura amaso yawe, uzayatoza kubona urukundo rw'Imana ahantu utarukekaga uzarubona. Umunsi amaso yawe uzayahumurira, azahumukira kubona urukundo rw'Imana mu bihe by'intambara, mu bihe waburaye, mu gihe wambaye ubusa, mu gihe wabuze school fees y'abana, mu gihe urwaye cyangwa se urwaje. Umunsi uzabwira amaso yawe gutaha urukundo rw'Imana muri ibyo bintu, uzarubona kubera ko rujya ruhagera. Urukundo rw'Imana ntabwo rujya rugarukira ku byiza gusa, oya, rujya rudusanga no mu bihe bibi. Paul we yarandika aravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni ukwambara ubusa? Ntabwo byadutandukanya n'urukundo rw'Imana, oya. Ni ukurwara se? Nibyo byadutandukanya n'urukundo rw'Imana, nk'ibyo kunda. Nta burwayi dushobora kugeraho ngo Imana itwange idutererane, nk'ibyo kunda. Nta n'inzara dushobora kugira ngo Imana idutererane, nk'ibyo kunda. Nta byago byadutera ngo Imana idutererane, nk'ibyo kunda. Kubera ko mu bihe by'ibyago Imana yacu igihaseruka. Ariko Satani iyo ashaka ko dukura amaso ku Mana mu bihe by'ibibazo, ajya atwereka ko yadutaye, ajya atwereka ko yadusize, ajya atwereka ko itatwumva, atwereka ko itakitwitayeho. Icyo gihe Satani aba agira ngo dukure amaso ku Mana, kubera ko iyo azi ko neza dufite gutumbera, dutegereje ubutabazi ku Mana. Satani iyo azi ko turi gutaka tubwira Imana, aba azi neza ko ibisubizo byacu biri hafi. Imana iri bwohereza ingabo zigapfa nyinshi ku bwacu, kubera ko niko yabwiye Yakobo. Yambwiye ngo nzatanga ingabo zipfe ari nyinshi ku bwawe. Nikuro yabibwiye. Rero Imana yacu iyo turi mu bibazo dutegerezwa gutaka, urenze amaso ibyo urimo.
urashobora kuba umaze igihe kirekire mu bibazo, ushobora kuba umaze igihe kirekire mu bigeragezo ntazi mu buryo butandukanye. Umugabo yakubera ikigeragezo, umugore yakubera ikigeragezo, abana bakubera ikigeragezo, ubuzima bwakubera ikigeragezo. Niki kitakubera ikigeragezo? Oya, nawe ubwawe wakwibera ikigeragezo ubirebye neza. Ibyo rero ubirenzaho amaso byose, ubone mu rukundo rw'Imana, kubera ko rujya ruhagera. Urukundo rw'Imana rujya rugera mu bihe by'ibibazo. Urukundo rw'Imana rujya dusanga mu bihe byo kwambara ubusa. Urukundo rw'Imana rudusanga mu bihe byo kuribwa n'inzara. Urukundo rw'Imana rujya rudusanga ku bitanda byo kurwariraho, bitanda byo kwa muganga. Urukundo rw'Imana rujya rudusanga mu icuraburindi ry'intambara n'umwijima w'icuraburindi aho tutabasha kubona inzira. Urukundo rw'Imana rujya ruhagera. Nimba Imana yarabereye Abanyezirayeli igicu ku manywa, ikongera kandi ikababera inkingi y'umuriro nijoro, na n'ubu na bugingo n'ubu niko ikimeze. Na bugingo n'ubu Imana ikwitayeho wowe uri mu bibazo, ikwitayeho mu buryo ki utabasha kureba. Aya maso yacu umubiri ntabwo yabibona, ntabwo abasha kubisingira ngo abisobanukirwe abitahure. Ariko iyaba aya maso yacu y'umubiri yakabashije kubibona, ngo wowe uri mu bibazo ubone ukuntu Imana ibikwitayeho, wabitahura. Urugero rutoya cyane nkunda gutanga, nk'ababyeyi, twebwe babyeyi uzarebe, iyo ufite umwana urwaye mu rugo, iyo ufite umwana ufite ubuzima butameze neza, amagara atameze neza, uzareba uriya mwana, abana bawe bose ubu bakunda, urabakunda. Umubyeyi akunda abana bose, ariko buriya iyo ubajije umubyeyi ngo ninde umwana wawe ukunda cyane, yakubwira ko akunda umwana abandi bafite icyo barusha. Swate wa wundi mukene mu bandi, umubyeyi niwe akunda cyane, niwe yitaho cyane. Swate umwana ufite ubuzima, amagara atari meza, arwaragurika cyangwa se arwaye, usanga ari umubyeyi yakunze cyane, ari we yitayeho cyane. Kubera iki? Nuko azi ko ari utsikamiwe n'ibihe. Rero umubyeyi agerageza kumwitaho kugira ngo arebe ko yazanzahuka. Uko niko n'Imana ijya ibigenza. Niba turi abana b'Imana, niba uri umwana w'Imana, uri kunyumva, ukaba uri mu bibazo, ukaba uri mu bihe by'intambara, uri mu bigeragezo, umenye ko Imana ikwitayeho kurusha abandi bose. Imana ikwitayeho kuruta ba bandi ureba batunganiwe, bafite amagara mazima, bafite ubuzima bwiza kukurusha. Imana ni wowe uyitayeho kubarusha. Kubera iki? Kubera ko Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi, rero ntabwo yakureka ngo urengane, ugume mu karengane k'ibigeragezo n'intambara. Ikwitayeho. Ubwo wabone wenda bidakunda, ariko ikwitayeho. Igihe cyawe nikigera bizakunda. Igitabo cy'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 18 iratubwira ngo iravuga ngo ubwiwe yababajwe no kugeragezwa ubwe. Reka masome, ntaza kurivuga nabi. Abaheburayo 2 kandi some kugira ngo ntaza kuvuga uko ritavuga. Abaheburayo 2:18 2:18 haravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Haravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Hano iyi verse iratubwiye ngo ubwo Yesu yababajwe no kugeragezwa, ubwo Yesu yababajwe no kugeragezwa, azi uburibwe bwo kugeragezwa, azi uburibwe bw'ibibazo, azi uburibwe bw'umubiri, azi uburibwe bw'inzara. Yesu azi uburibwe bwo kwangwa n'abantu, azi uburibwe bwo gutukwa, azi uburibwe bwo kuba wenyine, azi uburibwe. Yesu ibi byose tunyuramo, Pawulo niko yaravuze ngo nta geragezo kitari rusange. Ahari wenda ushobora kuba utekereza ukibwira ko wenda ibyo uri kunyuramo bitari rusange, ari we wenyine ni rusange. Nta kiriho kitari rusange. Ushobora kuba hirya yawe hari undi nawe uri mu kigeragezo kimeze nk'icyawe,
rero hano Pawulo yandikira Abaheburayo arababwira ngo ubwiwe yababajwe no kugeragezwa, rero abasha no gutabara abageragezwa bose. Ubwo Yesu yababajwe no kwangwa n'abantu, abasha no gutabara abari kwangwa bose, abanzwe bose n'abantu. Yesu ubwo yababajwe n'inzara, abasha gutabara abari kuribwa n'inzara. Yesu ubwo yababajwe no gutukwa, abasha gutabara abatukwa none. Rero ubwo dufite Yesu wanyuze mu mubiri, uzi ububabare bw'umubiri, ntukajye uhangayika cyane, kubera ko ibyo umubwira byose arabizi. Ibyo umubwira byose arabyumva cyane, kubera ko yambaye uyu mubiri arawuzi neza. Ikigaragazo waba unyuramo cyose, ntukajye ugira ikibazo cyo kukibwira Yesu, aracyumva cyane kubera ko yambaye uyu mubiri arabizi neza. Pawulo rero yandikira Abaheburayo arababwira ngo ubwo nawe ubwiwe Yesu yababajwe no kugeragezwa, rero iyo ni impamvu imutera gutabara abageragezwa bose. Iyo ni impamvu itera Yesu gutabara abageragezwa bose. Ubwo yanyuze muri uyu mubiri Yesu, ubwo yabanye n'abantu, ubwo yambaye umubiri ujya urwara Yesu, ubwo yabanye n'abantu batamukunda, ubwo yatutswe, ubwo yavuzwe, ubwo yariwe n'inzara Yesu, ubwo yapfushije Yesu. Buriya ntawamenye wasanga Yesu nk'ababyara be barapfuye akarira, ntiwabimenye. Wenda ntabyo Bibiliya yatubwiye, ariko ubwo yanyuze mu mubiri uburibwe bw'umubiri bwose arabuzi. Rero ubwo Yesu yambaye umubiri, abasha gutabara abageragezwa bose kubera ko azi uburibwe bw'umubiri. Rero nshuti yanjye, ibyo waba uri kunyuramo byose uhumurike kandi wigiye kwibona mu rukundo rw'Imana. Nta kiriho ubu, niko Pawulo yavuze hano muri kino gitabo cy'Abaroma. Iyo dukomeza gusoma hari inyuma yaravuze ngo nta biriho ubu nta n'ibizaza byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nta biriho, mu by'ukuri nta biriho ubu nta n'ibizaza, nta biriho ubu tumaze kumenya, nta n'ibizaza bizatera byashobora gutandukanya umuntu n'urukundo rw'Imana. Ntabyo. Ubwo Kristo yambaye uyu mubiri, abasha gutabara abageragezwa bose. Ubwo nawe ubwe yababajwe no kugeragezwa, Kristo abasha kugutabara wowe uri mu bihe byo kugeragezwa. Uburyo ubwo ari bwo bwose bw'ikigeragezo waba uri kunyuramo, ibyo ari byo byose waba unyuramo, njyewe ntamenya. Ndi kukubwira ngo uhumurike. Ubwo dufite Yesu wambaye uyu mubiri, akababazwa no kugeragezwa, abasha gutabara abageragezwa bose. Yesu abasha gutabara abageragezwa bose. Icyo utegerezwa ni iki? Ni ukumubwira gusa. Mubwire. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuze ngo umubwire ibiremereye umutima. Nubwo wabivuga wongorera nta n'uri kukumva, nubwo wabivugira mu mutima abasha kukumva. Kandi nubona bitabaye none nk'uko ubisaba, ntugire ngo ntiyumvishe. Oya, kubera ko ikimenye n'ikimenyetso dufite niki? Nuko nawe yambaye uyu mubiri, ababazwa no kugeragezwa. Rero yitaye kugeragezwa wese kandi abasha gutabara ugeragezwa wese. Satani buriya ajya atera abantu kwiheba. Satani ajya dutera kwiheba, akatwihebesha tukumva ibintu byakomeye, tukumva ibintu byarangiye. Niwumva ijwi rya Satani rikubwira ko byarangiye, ukumva ko ugeze aho bitagifite garuriro, ukumva ko uburwayi ufite utabukira, ukumva ko ubuzima urimo butaba bigihindutse, akakwereka amateka y'ibintu n'ibintu, Satani akakubwira ko bitaba bigikunze, akakubwira ko byarangiye. Ujye umuhindukirana umubwire ngo Satani, ejo hashize si ku bwawe ahubwo nagizwe n'Imana. Ubwire Satani ko n'ejo hashize byari bikomeye ahubwo wagizwe n'Imana. Satani nakubwira ko byakomeye, nakubwira ko ubuzima bwakomeye byakurangiranye, nta mahitamo ugifite, nta nzira ugifite, umubwire ngo n'ejo hashize nabwo byari bimeze gutya, ariko
nagizwe n'Imana. Rero nshuti yanjye, aho uri kunyura hose, iby'ejo hashize bikubere neza igihamya ko n'uyu munsi byakunda. Hari abantu Satani ijya idufunga amaso ntashake kutwereka ko hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu ejo hashize, ariko ni wicaye wowe wenyine ubwawe ukabibara ntabwo cyaba kimwe n'ibyaba bibiri. Hari ibyo Imana yakoze washingiraho uvuga ngo ejo hashize byari bikomeye, ariko Imana yarahabaye. Rero ubwire Satani ngo Satani, n'ejo hashize nagizwe n'Imana. Iyo hataza kuba aho Imana, n'ejo hashize ntabwo nari kuramuka. Rero tureme umutima, kubera ko uwo tubwira ni umuntu wabaye mu buzima turimo. Yesu tubwira, Umwana w'Imana, twagize amahirwe ko Yesu aza mu isi akambariye umubiri twambaye. Twagize amahirwe ko Yesu aza mu isi akabana n'abantu. Tugira amahirwe ko uyu mubiri yari yambaye n'uyu wacu natwe twari twambaye, ufite izi sanse zitanu, ubabara nk'uko uyu yacu babara. Umubiri wa Yesu yari afite izi sanse zitanu tugira twese. Yarumvaga, yari afite gukorwa akumva, yari afite amarangamutima babara, yarariraga. Turabizi na Bibiliya ubwayo bivuga ko Yesu yagiye arira. Yarariraga, yararakaraga. Yesu rero yambaye uyu mubiri twambaye. Ubwo rero dufite amahirwe ko uwo tubwira neza ari umuntu wabaye muri uyu mubiri. Hari amahirwe manini cyane ko hari ugutabarwa. Niko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ubwo nawe ubwiwe yababajwe no kugeragezwa kwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Rero ndangiza, nari navuze ngo uyu munsi tuganire ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rujya rurenga byose. Urukundo rw'Imana tujya dusanga mu gihe ibintu biri kugenda ndetse n'igihe ibintu bitagenda. Urukundo rw'Imana tujya turusanga iyo amagara ari mazima ndetse n'iyo arwaye. Urukundo rw'Imana turusanga iyo turya tugasigaza ndetse n'iyo dushonje. Urukundo rw'Imana tujya turusanga mu gihe twambaye n'igihe twambaye ubusa. Urukundo rw'Imana turusanga mu gihe dutunze n'igihe dukenye. Urukundo rw'Imana tujya turusanga mu gihe twapfushije n'igihe twese turi umukwiro. Urukundo rw'Imana nta hantu rutajya rugera. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo inyanja zose nubwo zaba nka wino, ibyatsi nabyo bikaba, inyanja zose zibaye wino, ijuru rikaba impapuro, ibyatsi nabyo ngo bikaba uducumu tw'abanditsi. Ab'isi bose, abazungu, abirabura, abanyafurika, abanyamerika, abanyaburayi, abanyaziya bose, ab'isi bose, nituvuga ab'isi bose nabaza ababa bariho icyo gihe bose, ngo bakandikaho iby'urukundo rw'Imana kuri buzima bwacu. Aravuga ngo ntibyakwirwaho, ahubwo inyanja yakama. Ntibyakwirwaho inyanja zakama turi kwandika ku rukundo rw'Imana. Rero iga kubona urukundo rw'Imana muvandimwe. Ibyo waba uri kunyuramo byose iga kwibona mu rukundo rw'Imana. Ntabwo yatureka, oya ntabwo yaduheka. Iraguhetse, igufite ku mugongo, ntishobora kukureka, ntishobora kukureka. Uko niko yabwiye Abanyezera, arababwira ngo mbaye mbaretse ariko nzabagarukaho. Hari igihe nawe wasanga ibaye ikuretse ariko izakugarukaho. Hari igihe wasanga ibaye ikuretse igihe gitoya, agahe gatoya, ariko nyamara urukundo rwayo uracyakuriho, izakugarukaho. Rero tegereza igihe cy'Imana, wihangane, amaso yawe ahumukire kubona urukundo rw'Imana mu byo uri kunyuramo byose. Mu bihe byo guse kubona urukundo rw'Imana, mu bihe by'amarira ubona urukundo rw'Imana. Mu gihe ukunzwe n'abantu ubona urukundo rw'Imana, no mu gihe abantu bakwanze ubona urukundo rw'Imana. Twiga kurubona. Mu gihe uri kuzamuka imisozi wiga kubona urukundo rw'Imana, no mu gihe uri kugenda mu mataba iga kubona urukundo rw'Imana. Ntukunde Imana kubera ko uri mu bihe byiza, oya ntawe uzaba utandukaniye. Kunda Imana mu bihe byose, kubera ko nayo ijya idukunda mu bihe byose. Yikunde mu gihe bigenda, unayikunde mu gihe bitagenda. Yikunde mu gihe wayisabye ikagusubiza, unayikunde mu gihe wayisabye ikicecekera, kubera ko byose bikorera impamvu.
muri byose rero nshuti yanjye nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ubwo Imana itimanye umwana wayo Yesu Kristo ikamutanga ku bwacu, ntizareka kumuduhara n'ibindi byose. Oya, ubwo yaduhaye Yesu, ibindi byose izabiduha. Rero muri byose ku rukundo rw'Imana ruganza ubuzima bwawe, ruganza abawe bose, ruganza ubuzima, ibyo uri kunyuramo byose ubonemo urukundo rw'Imana, nibwo tuzarushaho gutsindishirizwa. Kandi Satani nakubwira ko ubuzima bwakomeye cyane, ujye umubwira ko n'ejo hashize nuko wagizwe n'Imana. Murakoze cyane.